nk'umunyamakuru uyandikira ku mbuga nkoranyambaga umunyamakuru wayo donc wa mukozi bita ngo ni social media manager SM ariko ubu ngubu tuvugana kimenyetso kigaragaza ko equipe ya Musanze FC motivation ari nke n'amafaranga ashorwamo ari make ubu ngubu ku mbuga zayo nta wabona resultats z'uko umukino wagenze bundi biragaragaza imagine nk'ikipe yo n'urugero nka Chelsea cyangwa Arsenal ukaba wajya uyu munsi ntubone ikintu na kimwe cy'ibyabaye kuri match yabaye muri weekend urumva deje ubundi umupira yiba ari scandal ariko kuko mu Rwanda tutarahugukirwa no kuba abanyamwuga cyane umupira ntabwo turayifataho seriye ariko c'est dommage kubona equipe itekereza ko igira abafana ishobora gukina bikarangira nta hantu utangarije ko umukino wabaye n'ibyavuyemo dommage. Yego indi match twagarukaho ni Amagaju yatsindaga Etincelle nubwo batoraga twabivuze ariko yabatsinze ibitego 3-2 mu rugo basanze mu rugo yengwe naho twayitindaho cyane. Hanyuma indi match wababwiye ni match ya Muhazi na Rutsiro nubwo Rutsiro ivuga ko yibwe Abuduru twagira umukiza nawe rasifuye uwo mukino ibitego 2 nyirango amashona yabonye ariko kenshi bamagana Ferwafa ivuga yuko ngo ama angles y'amakamera ari angle nyine ibidahari nge kwereka neza offside ariko ubwo bari ku kibuga wenda bafite indi version ubwo rero Rutsiro ratakaje ariko ku ifoto bireba na ama offside ariko nyine ku ifoto ni ku ifoto ntage guha kuri kw'ikintu 100% icya kabiri very too close cyane nta turaza kubigaruka kuri mani ntago buri gihe cyose bari ukwibwa ari ikipe nyine itakaza match yego ikabona ama excuse wenda irebeye ku mafoto ariko realite sigo umuntu wandikira Rutsiro ku mbuga nkoranyambaga Muhazi ku mbuga nkoranyambaga yanditse ku rubuga rwa Muhazi United FC nawe mukino ngo confuse Rutsiro ati Ngoma Stadium ngo twaraho confuse inzira twarazengereje ku buryo bukomeye cyane ariko match nyene uri mu mbere yuko tujya mu makuru Rigan gira ikintu uvuga ku ikipe bita Kiyovu Sport ntimugende muyisimbutse ikipe itsinzwe na Marine ibitego 4-2 Kiyovu Sport iri kubaho mu bibazo bituruka mu myaka 2 ishize. Kiyovu Sport yagize itya ihindura igitereko igura abakinnyi bakomeye cyane murabazi ba Bedi ba Okwi ba Pichu baryana ibikipe iryana kabisa irakompeta ku bikombe 2 bya championnat mu myaka yabanje ari ikipe ikomeye buri muntu wese abona ko Kiyovu ihari ijya mu myenda myinshi kuko yagoraga abakinnyi bamwe ikabasezerera mu buryo budakurikije amategeko ntibahereze ibyo bagomba mu gihe batandukanye bakayirega muri FIFA bikagaragara ko koko Kiyovu itubashya amakontra yabo ubu ngubu mu mwaka ushize nibwo byatangiye kugenda bigaruka imanza zisukiranya umunsi ku munsi muri FIFA Kiyovu itsindwa umwanzuro uza kubako ubuyobozi bwa Kiyovu bwahindutse burwana no kwishyura ayo madeni buranabikora kuri abo bakinnyi busaba kwemererwa kugura abakinnyi ariko FIFA iravuga ngo mwakemuye ikibazo mwishyuye amadeni ni byiza ariko kuko mufite kesi zirenze 4 mu gihe cy'imyaka 2 itegeko rivuga ko iyo ugize kesi 4 utsindwaho zo kudafata abakinnyi neza cyangwa batoza uhanishwa mercato cyangwa se igihe kigura nigurisha ishobora kuva hagati ya mercato 3 kugera kuri 1 ni FIFA bigena Kiyovu bayihanishije 2 iyi ngiyo muri uku kwezi kwa 8 ndetse niyo mu kwa 1 ntago bazagura ariko bazongera kugura ejo bundi nyine mu kwa 6 sezo zirangiye batangiye kubaka iby'umwaka utaha now kuko bayikubisa ku kanya afitemerewe kugura yisanze igomba gukinisha abakinnyi bakera isigaranye bakuru ni 13 gusa nko kuri match umwe yari yujuje amakarita arasiba ubwo harasigaye 12 isaba Ferwafa ko yayifasha Ferwafa yati nta kundi twagufasha cyo vashatse no gukora trick ko ngo reka fata abakinnyi nayo nasinyishije nje mbahereza nka Etoile ibiyandikeho noneho yitwe ko yantije Ferwafa irayangira ko Ferwafa aravuga ati ntago wabuhanwe nese ni gute wavuga yuko umukinnyi ari uwa Etoile ukamutizwa ibyo ni nko kugurerega ntago byemewe bayigira inama yo gukoresha abana abayo muri under 20 muri aya makipe ya junior naho ngifite abakinnyi bake bakuru ikagira n'abandi bake babana bafashe imyitozo ikipe yise droppinga form
isubira hasi, ibura competition mu myitozo, ibura abaramplasa beza, iki kibazo kiraza kirayigonga. Ndasubiye rero mu bintu byinshi, icyo wakwita moral of the story, isomo ryo gukuramo ni irihe? Ni iryo kumva cyane uko management kwe gukorwa, inzego zikubakwa, hakabaho kubahiriza amategeko, kuko iyi ni case igaruka ku makipe menshi yo mu Rwanda. Kiyovu yakubiswa akanyafu, ariko abandi nibatabyigeramo isomo mu myaka iri imbere nabo bazahura n'izo case. Kiyovu ni ikipe yashoboraga kuzikavuga ngo yaguze ngo umukinnyi ngo nka Vuvu Paceri ngo miliyoni 90 z'amanyarwanda, ikabizamuye igiciro, wumva ukuntu